banyacyubahiro bayobozi igihugu cyacu mwese muri hano ndizera ko mwaramutse neza mumeze neza ngira ngo hari n'inshuti na bandi bahagarariye ibihugu byaba hano n'imiryango mpuzamahanga n'abanyarwanda baturutse hirya no hino ndagira ngo mbashimire ubwitabire bw'inama twahuriyemo uyu munsi. Ni byiza ko tubonye uyu mwanya tugahura imbonankubone nyuma y'imyaka 3 tutabikora. Ubwo nabyo birerekana ibyagiye bihinduka ndetse bishingiye ku byo Prime Minister yari amaze kutugezaho. Nahisemo kugira ngo mvuge nyuma ya Prime Minister nganisha ku byo yavuze cyangwa yari buvuge n'ubundi bitanga uburyo bwose bw'ibyakozwe ibyagezweho hanyuma ngenda ubakira kuri ibyo ngibyo ubwo sinza kubura n'ibyo mbasaba kugira ngo tube twakwihuta mu bikorwa no mu nzira y'amajyambere turimo byose ibyo twifuza kugeraho. Ubundi wumvise neza ibyo Minisitiri w'Intebe yavuze wagenda wibuka mu buryo bw'ukuri ubuzima bw'Abanyarwanda buhinduka kandi buhindurwa na biriya bikorwa yari amaze kuvuga. Ariko noneho binaduha ishusho y'aho ibintu bigeze, ibyakozwe neza, aho tugeze heza tukahishimira, ariko ubwo tukamenya n'ibijyanye n'imirimo iri imbere yacu tugomba gukora kugira ngo tugere ku byo tutagezeho ndetse n'ibindi biri imbere twifuza kugeraho. Urebye imyaka igiye kurangira turi hafi kurangiza imyaka 30 twongera kubaka igihugu cyacu. Imyaka 30 rero ni generation, urubyiruko rwose imyaka 30 tumaze, iyo dusubiza amaso inyuma ntituze kubona icyahindutse byaba nyine ari agahomamunwa. Ariko urebye ubu ku munyarwanda ashobora kubaho kugeza ku myaka 69 . 69 .
uzi aho twahereye ubwo uwageraga kuri 40 yabaga yagerageje, byari amahirwe. Ariko ubu umunyarwanda ashobora kugera kuri 69 kandi ni imwe mu myaka yo hejuru no ku isi hose. Ntabwo ari ibanza, abagera hejuru gato, ariko kuba tugeze kuri 69 byari amahirwe kugeza kuri 40, urumva ko ibikorwa bimwe tuvuga umuntu abishyize muri ubu buryo nibwo byumvikana. Urebye aho tugeze ku bijyanye n'amazi n'amashanyarazi, henshi bimaze kuhagera. Abaturage benshi, umubare munini ushobora kubona amazi meza yo kunywa, n'amashanyarazi amaze kugera henshi, abaturage benshi bamaze kuyabona. Haracyari hari amazi, hari amashanyarazi, hari aho bitaragera rwose, twifuza ko nabyo byabageraho, ariko umubare mbere byari ubusa. Guhera no muri uyu mujyi wacu kubona amashanyarazi cyangwa amazi meza bitari mu myaka ya kera byari bikomeye. Iyo ni intambwe yindi numva dutera biturutse ku bikorwa by'ingenzi nk'ibyo Minisitiri w'Intebe yasobanuye. Hari imihanda, uturere twose dufite imihanda ishobora kutugeza muri uyu mujyi mukuru w'igihugu cyacu mu Kigali. Abaturage, abanyarwanda bose, hafi ya bose, kuba bafite ubwishingizi bw'ubuzima nacyo ni ikindi gikorwa cyagiye kiva muri ibyo byose nanone Minisitiri w'Intebe yavugaga. Ejo bundi rero mu ibarura rusange ryabaye census, yatweretse noneho ikindi gipimo, ngira ngo turaza kubisubiramo mu kiganiro kiri bukurikire mu mwanya uri buza cyangwa biri buzire hose. Byatweretse ishusho nyayo, ari umubare w'Abanyarwanda, hari aho bava n'aho bajya n'aho bageze n'ibindi byinshi. Kandi bikaduha nanone ishusho y'ibigomba gukorwa kugira ngo ibitaragezweho bigerweho, cyangwa se ibiza mu ngamba nshya nabyo bikagira uburyo. Muri ibi byose rero ndashimira cyane cyane mpereye ku Banyarwanda ubwabo bagakora ibishoboka byose, inzego zitandukanye z'ubuyobozi kugira ngo ibi bishoboke. Nkanashimira n'inshuti
n'ibihugu imiryango mpuzamahanga bikorana n'u Rwanda muri ibi byose bitugeza ku byo nari maze kuvuga tumaze kugeraho. Nagira ngo mfate umwanya mbashimire cyane. Iyo wubaka rero nko kubaka igihugu cyacu, ibyo inzira turimo duhereye ku busa, iyo wubaka ufite ibintu nka bibiri utekereza cyangwa bitatu, iyo wubaka utekereza ubuziranenge bw'ibyo wubaka, ubwiza bw'ibyo wubaka. Kandi iyo wubaka ntabwo ureba ubuziranenge gusa, uba ureba n'uburambe bw'ibyo wubaka. Ibyo wubaka bigomba kugira uburambe. Bikakomeza kuguha icyo wifuza kugeraho igihe kinini. Ibyo rero uburambe si ikindi, ni n'umutekano wabyo. Ugomba kubirinda. Kubirinda ni kuburinda n'igihugu. Abanyarwanda bacu baramba bakamara bimaze kuba imyaka 69 twavugaga, uba wifuza ko babaho mu mutekano. Umutekano rero mvuga ni uw'ibintu, ni n'uw'abantu. Umutekano ni ngombwa, ntusubirwaho. Ibyo ariko byose nyine bikorwa n'abantu, natwe. Twakora dute? Twakorana dute? Hagati yacu, ndetse hagati yacu nk'abanyagihugu ndetse n'abandi, haba mu karere, haba no hirya birenga akarere. Dukorana dute? Iyo ukorana n'abantu, iyo ukora ibintu bya bindi navuga, gutekereza, uburambe, umutekano, ubwiza bwabyo, bigomba gukomeza biza mu bitekerezo. Rero niyo ingingo nashaka kugarukaho mu kanya gato. Ibyiza twaba tugeraho, hari ubukungu bwihuta mu kuzamuka Minisitiri w'Intebe yavuze, hari ukwihaza mu bitunga Abanyarwanda, hari wa mutekano, yose, ubucuruzi, bahahirana n'ibihugu duturanye ndetse n'ibindi hirya, bikorwa natwe n'abantu muri bwa bufatanye. Twakora dute rero? Twafatanya dute kugira ngo twihutishe ibyiza dushobora kugeraho, cyangwa se ibyiza dushobora gutakaza, cyangwa
nanirwa kugeraho kubera ko tutakoze ibyo twagomba gukora, kubera ko tutabikoze uko byagomba gukorwa, kubera ko twakoze ibindi ndetse bitari ngombwa ahubwo byangiza. Ni ukuvuga ngo imbaraga ukaba wazishyize n'ahatariho, ugahera mu gitondo ukora ukageza nimugoroba wananiwe, ariko ibyo wakoze nta musaruro wavuyemo. Ejo ugasubirayo ku kazi, ejo bundi ukongera, ariko ntibiguteze intambwe wagombaga gutera. Ibyo nta kuntu tutabisuzuma niba dushaka gukomeza inzira y'ibikorwa byiza tugomba kugeraho, niba dushaka uburambe bw'ibyo dukora. Kandi ndibwira ko nk'Abanyarwanda no mu bitekerezo byacu no mu ngamba zacu dufitemo kwifuza kugera kure aho abandi bageze. Uvuga twe, simbizi niba hari umunyarwanda wishimira guhora asindagizwa. Umuntu ufite intege nke, yaba umurwayi, yaba ukirutse, yaba ufite ibindi bibazo, baramusindagiza. Badusindagiza, tuzasindagizwa kugeza ryari? Kandi ikibashuka, hari ubwo twicaye hano nk'abayobozi, hari ubwo wireba ukiyumva ukabona ko buri wese ariko ameze, cyangwa se ukumva ko ibyo ukora byose ari wowe wikorera gusa, wireba, nta wundi uri iruhande rwawe. Nibyo, hari abantu bafite imiryango, abantu bafite, ariko hari igihugu. Iyo tuvuga igihugu tuba tuvuga Abanyarwanda bose, abaturarwanda n'abatari Abanyarwanda batuye mu Rwanda. Rero ibyo mvuga bikwiye kuba bidushakamo imbaraga nyinshi, kwihuta gukora neza kugira ngo dukore ibiramba, tubikurikirane, mu kugira ngo igihugu, Abanyarwanda tutazasindagizwa igihe cyose. Nta gaciro bifite usindagira, guhora ufite ugufata ukuboko ngo utagira icyuba, cyangwa bikagera no kukugaburira, gusunika, guhora usunikwa kubera iki? Ugusunika we kuki we yabivanye he? Utabivana wowe. Ugufata ukuboko akakurandata nk'impumyi, nk'umuntu utabona, nk'umuntu udafite umutima wo gushaka ukugera aho ushaka kujya. Cyakorwa igihe cyose kugera ryari? Kandi inzira yo kubivamo ko ari iyi bikorwa Prime Minister yavuze, mbabwira, inzira irahari. Niyo wahitamo kwinyura
cyangwa se ukicara ugakora ubusa cyangwa se ugakora ariko nanone ugakora ubusa kuko hari abakora bakora ubusa niba abandi navuze ushobora guhera mu gitondo akora adakorana n'abandi adakora ibintu bizima umunsi ukarenga yarushye ariko nta musaruro ahubwo yangije cyangwa se umusaruro yatahanye nuwe gusa kandi ubundi yagombaga gutahana gusiga umusaruro ugera no ku bandi cyane cyane abayobozi ntabwo bikorera gusa baba bakora kugira ngo bigere no ku bandi ibi byose rero iyo bidakozwe habamo bya bindi ntajya numva ahantu abantu bavana umutima wo kubyihanganira wo kumva ko ntacyo bitwaye wo guhora musindagizwa ariko hari no gusindagizwa bizima erega baragusindagiza barangiza bakagukubita inshizo ukaba ari byo wishyura aba ari byo wishyura gucunaguzwa murabizi mu kinyarwanda bakagucunaguza mugahura mu nzira akakwibutsa akakubaza ariko iyo suti wambaye uzi ko wayikuguriye baragucunaguza bakakugeza n'aho bakwigisha imico bakwigisha uko wifata uko ukwiriye kuba wifata ubu bikaba kubera ko gucumbagizwa bikaba nk'aho abanyarwanda nta muco bagira kwibutsa uko ugomba kureba mugenzi wawe ugomba kwifata mu rugo ugomba mukabyemeraga namwe mukajyaho ugatega amatwi kumva uko bakubwira uko ukwiye kwifata uko ukwiriye kugenda mukabitega amatwi ikintu gishobora kubikiza abantu ni kimwe gusa icya kindi gukora ni ukumenya ni no kwimenya uvuga kumenya icyo uri cyo kuri umuntu nk'abandi bose nabo bagucunaguza n'abantu nkawe nk'abandi umuntu nkawe nk'abandi n'abanyamadini bari hano bafite umwuga wo kwigisha abantu iby'Imana n'ibindi bitekerezo nk'ibyo Imana yaremye abantu hari abo yaremye ntabwo Imana yaremye abantu ngo nirangize bashyire mu bice nka bya bindi by'ubudehe ntabwo Imana yabikoze murayibeshyera iyo ngo aba bazabaho batya aba babuze ibi ni uguhora tuba nimwe mu byishyira mu byo ngibyo nimwe mutuma umera mutyo abayobozi bari hano muri hano mwumva ntabwo ariko
abashaka kuba gutyo birabareba bazabe batyo ntabwo ariko twe dukwiriye kuba tumeze ntabwo abanyarwanda ubundi uko mbyumva niho mpera ndetse n'abanyafurika bandi ntabwo ariko dukwiriye kuba tumeze ntabwo Imana yafata iyi ntara nini ya Afurika uzi ko ariyo ntara nini ariko ku isi buriya igafata abantu barimo bamaze kugera miliyari na miliyoni 300 z'abantu Imana ukibwira ko yafashe yagize iki kavuga ngo mwebwe mupfuye ubusa ubwo muzabaho mutyo mutunzwe n'abandi muteye imbabazi mucunaguzwa mucumbagizwa mukabyemera bishoboka bite abantu bazima niba muri bazima umuntu muzima byashoboka bite ariko muri bwa burenganzira bw'abantu uwashaka kuba atyo biramureba ariko ntitukabe dutyo ntabwo ariko bikwiye mu buryo bw'imikorere rero ntashobora kuva ntavuze kandi subiramo buri munsi kubera ku bayobozi bo hejuru kumanura ukagera ku bayobozi hasi mu nzego zo hasi zibanze z'abaturage abayobozi mudakurikirana ibikorwa byagombaga gukorwa kugira ngo bizamure ubuzima bw'abariya abaturage mwibera mu isi yindi ntazi yariyo kubaza uburyo ufata umuyobozi uwo ari we wese ukamubaza utari ku ibya cya gikorwa remezo cyagombaga gukorwa aha gifite inyungu abaturage kimeze gitya kigeze ubwo niwe ubishinzwe yarangiza mufite rero imvugo agatangira inkuru ndende zitari n'ibyo wamubajije gatangira ati yego ati nitwa kanaka turareba ati nagiye kwa kanaka navuye kwa gusa nakubajije ngo icya gikorwa remezo kivuye kigeze he ibindi byaho wagiye byaho waraye ibyo warariye ntabwo ari byo nabajije bigeze he ugasanga ntaheruka nta makuru afite y'ibyo akwiriye kuba akurikirana byaba bikorwa byaba bidakorwa byaba byarapfuye ntabyo azi ariko igihe utabizi byabuzwa n'iki gupfa ari wowe wagombaga kubikurikirana byabuzwa n'iki ntabwo ibintu byakorwa ntabwo ibintu byabaho ku ibahati gusa kandi ugasanga biri hano biri hariya biri ahantu hose ugasanga niko bimeze kudakurikirana ahubwo abaturage akaba aribo bikurikirana ukajya kubona ukabona no kuri social media no kuri hehe ari no mu nzira gusa yashoboye aratabaza agasakuza akavuga atari ko mwadutabaye ko amazi w'uruwahe ati mva ahangaha
nta bayobozi bahari, ati barahari ariko ntitubabona, ntibatubona, ntaho duhuriye. Mudutabare, mudutabare. Abaturage barinda gutabaza buri munsi kuri buri kintu. Kubera iki muba muri hehe abayobozi? Muba muri hehe? Ntimujya kubakemurira ibibazo, wenda ariko ibyanyu ku giti cyanyu murabikemura, mukemurira ibyanyu mukarangirizaho, bikarangiriraho. Byaba mu nzego za leta, bikajya no mu nzego z'abikorera, mwese mugakora kimwe. Ibikorwa byagomba gukorwa ntibikorwe, amafaranga agatangwa, witwa ko agomba kubikora akora ibintu biri aho biciriritse bitajyanye n'amafaranga azahabwa cyangwa yahawe, we akigendera, abandi akabasigira ubusa. Ndetse kenshi cyangwa rimwe na rimwe, simbizi imibare, ari uwakoreshaga, ari uwakoraga, bo bakigabanira bakimererwa neza, abaturage mu bikorwa bikarangirira. Abakoresha mwebwe mukwiye kuba mubikurikirana, namwe mukabijyamo bikaba inyungu zanyu n'abo mukoresha, ariko abo mukorera ntagire icyo bavanamo. Ibyo mvuga ntabwo mubizi, ntabwo murabyumva. Murabizi ntimubizi, murabyumva ntimurabyumva. Abantu bahora muri ibi ngibi buri munsi ngo turirwa twirukana abakozi bagize batyo, minisiteri ndetse n'abaminisita bamwe ubu abaminisitiri cyangwa abandi bayobozi cyangwa ubu mwabuze akazi kababanye gake ku buryo mwishakira akanyu katari ako mwagomba gukora. Birashoboka, bishoboka bite? Abayobozi muri hano nimwe mbwira, ba minisitiri, ba guverineri, ba meya n'abandi, muba muri hehe? Muba mu biki? Ndashaka kumenya ibyo muba. Mumbwira ibintu mubamo bindi birenze iby'akazi mukwiriye kuba mukora. Kibunda bibabwira ntabwo ari inkuru numvise, nirirwa muri murabizi, kandi nimushaka nababwira vuga amazina, haguruka nirirwa muri ibi. Ubaza umuntu uti akazi, ubwo habaye inama, abantu bemeranyije icyo gukora, n'uburyo burahari, hari ubwo uburyo butaboneka buba budahari, ariko bukaba buhari. Hamara igihe wazabaza bya bindi bigeze, ntabwo abizi, ntabyo azi. Ariko rimwe na rimwe ugasanga icyo azi ni icyasohotse, amafaranga yasohotse, ariko nabwo wakomeza wabaza aho yasohotse ajya ntahazi. Iyo mikorere ni imikorere itacika burundu ngo irangire. Kubera iki? Niba ari ishuri rigomba kubakwa, niba ari umuhanda, niba ari iki, biri no ku nzira biragaragara, bikajyaho bikamara imyaka, abantu barabivuze, uburyo bwarashatswe bwo kubaka icyo gikorwa, agahora ajunyuraho abona kitubatse,
ntagire icyo bimubwira kugeza igihe undi muntu azahanyurira akabaza ati ariko hariya hantu hagomba gukorwa igikorwa nk'iki ko byahereye he ko twabiganiriye ko n'uburyo bwashatswe ko ntihagire ugusubiza agasa nkaho nawe atabaho ngaho kandi ari we uhayobora ibyo se ni uko mushaka kumera kwa kundi twabanjirijeho navugaga kuvuga ngo ariko abahora batubwira ibingibi by'ibikorwa bigira bitya barashaka kutubuza amahoro yo gucunaguzwa no gucumbagizwa harimo amahoro niyo mushaka icyo ubwacyo ntigishobora kuba kiba n'icyabakoresha ibyo mubagomba gukora ngo mubikore ibyo mushaka mwagabanyije guhora umuntu ahora arwana namwe buri munsi hose kandi Prime Minister ibyo turaza kubigenza dute ntabwo ntibyakunda ko abantu bamwe babyemera urabizi hari ushobora gukomeza akora bibi avuga ati bariya badukurikirana bazagera aho baruhe barambirwe batureke ntabwo bamwe muri twe keretse igihe ubuzima bw'umuntu burangirira gusa naho ubundi ntabwo tuzabareka tuzarwana rwose imana mugira ni uko hari ibitamenyekana muhishirana mukagira mutyo buri wese ibyo ubwo nayo ni amahirwe yanyu murayafite ariko uzajya amenyekana ntabwo uba uri we wese ubu rwose ni uguhangana twarahendahenze twaringinze twakoze buri kintu cyose mukanga mugakomeza mugakora ibyo mukora kandi ntabwo muyobewe ibikwiriye kuba bikorwa nta nubwo muri injiji ngo ntabwo muzi uko ibintu bikorwa mwese ahubwo muri igitangaza mwese ibipfa bipfa kubera ko mwabigenje ukundi gusa ntabwo ari uko mutazi ibikwiriye kuba bikorwa ntabwo ari byo ahubwo mufite indi myumvire tutarasobanura neza reba rero muri ibyo byose navuze ukagira utyo ukabona igihugu kiratera imbere in spite of that igihugu kiratera imbere economy yakuze ni mu za mbere zihuta muri Afurika kandi mukora biriya just imagine so tekereza rero tubiciye burundu cyangwa bigahagarara ibyo noneho twagera kuri kangahe aho kugera kuri 6 twagera no ku 10 na 12 kwijana twakwihuta murashaka kugenda buhoro harimo murashaka kudindira hari urangeza ukabona abana bacu bamwe bagwingira duhora tuvuga buri munsi ariko mwebwe muri aho murashishe mumeze mute urashisha abana b'abanyarwanda umubare nk'uriya bagapfa urashisha mu biki abantu bari aho barwaye bwaki urashisha mu biki mpamvu mudahaguruka mugakora ibigomba gukorwa kandi ko bizwi kugira ngo
abana b'Abanyarwanda nabwo murashaka izina, hari izina mu kugira abana barwaye bwaki kubera ko mudakora ibyo mukwiriye kuba mukora. Ubwo nabyo ni izina mushaka, murashaka kumenyekana ku isi ko muri abantu abayobozi bashishe ariko bafite abana barwaye bwaki. Iyo nayo ni intego mufite, ni intego, iyo ni intego abantu bazima bakwiye kuba bari bazima nk'uko nibwira ko mwari mukwiye kuba mufite. Barangiza abandi nabo bafite uko bameze, bumva ngo mwagiye hari ibintu mujyamo njya numva n'ubu hari abagira ngo biri no mu nkiko biri na hehe, kandi bakagaruka bagasa kuvuga ko leta igomba kubafasha. Abantu baba mu bintu ni nk'ibintu bya tombora n'ibiki, ugasanga byagiye ahantu hose, mwataye umutwe, mwasazega muri mu bintu byamara bamerana nabi, mugasubira inyuma mukavuga ngo abantu bafashwe bararengana. Wowe wagiye mu bintu by'ubujura urangije urasaba ko leta igufasha kugira gute? Hari ibi bintu sinzi ibintu byitwa niba ari share seeds ni ibiki? What is it? Ibintu mwagiyemo ni ibiki? Ukabisangamo abayobozi bose, abo bayobozi mwicaye aha murazi ibyo mvuga ko mubirimo, mukajya mu bintu by'ubujura. Biriya ni nk'ubujuraga cyangwa guhora uri aho bahatisha tombora. Wowe wabeshwaho na tombora? wowe ubuzima bwawe urashaka kubushyira muri tombora? Ni nko kuvuga ngo ndaramuka cyangwa sindamuka ukabijyamo. Muba muri bazima mwebwe? Ngibyo biri mu baminisitiri, biri mu ba generals, igisirikare, biri mu gipolisi, biri mukabajyaho mukajya muri chia seeds. Niba ari chia seeds, niba ari mwamara guhomba udufaranga mwari mufite mwagiye muturunda mu mwobo uri budutware, mwarangiza mukaza ngo urareba ngo tugomba gufasha abaturage. Ngo bafasha abaturage? Ayo mafaranga iyo yabahaseho ubwo niba ushaka gufasha abaturage? Tombora mujyamo ni za tombora erega ubwo n'ubuzima bwanyu niko bumeze n'ubwa tombora. Bashaka kubaho muri tombora. Abayobozi mwicaye hano nimwe mbwira, ntabwo ari abandi bajya kubikora, nimwe murajya muri tombora. Ubu mwabuze ibindi mukora, murajya muri tombora. Abamaze gukora udufaranga akadufata twose, agafata miliyoni 10 akazishyirana ngo baramwungukira izindi 10 ngo abone 20. Wagenze buhora ariko uriruka ujya he? Urajya he? Wakoze ukayakoresha ukunguka indi imwe, 2 ejo, 3 ukagera kuri 20. Urashaka gusa mu isaha imwe ukaba ubonye uvuye ku 10 ugeze kuri 20. Ujya umenya ngo bijyana nuko na yandi 10 wari ufite abura. Nabyo mujye mubyibuka. Warangiza rero ukaza ukaba babandi bagomba gufashwa na leta. Niba ari wowe warwaraga bwaki ahubwo bari abana bazira ubusa,
niba yagushiraga haryo ukarwara bwaki ukabyumva naho utafite aho wirukira ngo ugiye kubwira ngo leta ngo ishyireho prime minister nta fund sinzumve umuntu wakoze nk'ibyo yabindi rega bagenda bamwe ni nabo bakora bafata ibyemezo byo bakajya bakavuga ngo barashaka gufasha abaturage ariko niba baraho bifasha ntagire n'ifaranga na rimwe nzumva ryagiye muri ibyo ngibyo igihugu faranga ry'igihugu rizajya rijya mu gufasha abantu bakora bagerageza gukora ntabwo ari abantu batombora abantu batombora ahubwo aho bakwiriye kujya ni he rezinefu tarante iracyabaho aho nibo bakwiriye kujya ari uwabishutse abantu ari uwabigiyemo bose baba bakwiye kujya aho ngaho bagahurirayo noneho bakabikemura rero ngira ngo murabyumva mwabyihanganiye duherukana imyaka 3 ishize niyo mpamvu nafashe umwanya wanjye wose ngo tugire byinshi tuganira naho rero ndagira ngo ariko mwisubireho bayobozi mwisubireho abantu bakora ibintu ntabwo umuntu uzajya ubona umuntu uza kukwibutsa uraho uhagaze mu mwanda ahubwo ngo ariko uyu mwanda uri he ntuwubona maso yawe kuki atabona maso yawe kuki atabona bidakwiriye kuba bikorwa amaso yawe aguha iki ariko amaso yawe aguha iki kuri mu mutima no mu bwenge iyo bibuzemo nyine ubwo ariko wabishatse ubishyiramo ukabibona ndagira ngo rero reka ndangiriza aha hanyuma ubwo ibindi turakomeza tubiganire mu mwanya uri buze mbifurije inama y'umushyikirano nziza kandi ubundi ni akenshi ni ukuvuga ko dukwiye kuba tugaragaza nyine byinshi tumaze kugeraho kuko dusuzumiramo byinshi twumva byinshi murakoze cyane